nuko ibyo byose bisohoka ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami Nebukadinezari. Bibiliya Daniel umutwe wa 4 umurongo wa 25 kugera ku 26. Babuloni, Babiloni. Babuloni umurwa w'icyaha, Babuloni ubuturo bw'abagizi ba nabi, abagome n'abayobeje amahanga. Mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi cy'uyu munsi turasubira mu myaka myinshi imbere ya Yezu, tureba ubwami bwa Babuloni bwayoboye isi bugatsinda amoko menshi y'abari babakikije kugeza basenye Yerusalemu y'Abayahudi bakabajyana i Babuloni bunyago. Babuloni ikagirwa indahiro n'umurwa w'ikibi kugeza magingo aya. Babuloni yasenywe kenshi ikongera igahagurutswa ikabishema ry'abami b'ibihangange. Babuloni igasenywa imyaka myinshi, amatongo yayo akabarizwa munsi y'umucanga w'ubutayu, ariko n'uyu munsi Babuloni ikabigihagaze. Babiloni Saddam Hussein akongera nawe akayihagarika n'ubwo ubuhangange bwayo bwasigaye mu mateka. Uyu munsi ikaba ari umudugudu kimwe n'indi yose mu isi. Babylone biturutse ku mateka ya kure cyane n'inyandiko zishidikanywaho cyane, kuyiga neza kugeza ubu inyandiko yizewe neza kurusha izindi kuri Babylone ni Bibiliya. Ikaze muri iki kiganiro ugira mu ruhare wandika ubutumwa kuri Facebook kuri page ibirari by'ubutegetsi no kuri 0722 22 22 44. Babyloni ubiriho ni umujyi wubatse ku nkombe z'uruzi Euphrates mu bajyepfo ya Baghdad muri Iraq. Babyloni yubatse ku buso bwa kilometero kare 10. Hagendewe ku bitabo byinshi by'amateka, umujyi warongeye urubakwa hafi nk'uko mu bihe bya kera wari uteye. Ndetse Saddam Hussein yahubatse rimwe mu ngoro ze, ariko haza kongera gutakaza umwimerere waho nanone ubwo mu bihumbi 2003 ingabo z'Abanyamerika zahashingaga Camp Alpha, imwe mu nkambi zikomeye bari bafite muri Iraq, ari naho ingabo zabo zari zifite ibibuga bya za kajugujugu. Bakaba aha Babyloni ari ibihumbi 2 bavanze n'abandi basirikare bakomokaga muri Polonye. Ubwo buhangange bwa Babyloni bwagiraga ku ndunduro igahanguka. Babyloni hari nk'ikirango cya paradizo mu isi. Babyloni iteye amabengeza, inashinzemo kimwe mu bikorwa by'amaboko ya muntu byafashwe nk'ibitangaza 7 mu isi ya mbere ya Yezu. Ubusitani butoshye buhanitse mu kirere cya Babyloni. Babyloni kandi muri ibyo bihe bya kera yari itatse inyubako zubakanywe ubuhanga butashoboraga kugaragara ahandi aho ariho hose mu isi y'icyo gihe. Hari hubatse imiturirwa iri ku butumburuke bureshya n'ubw'inyubako z'ubu. Muri izi harimo izo bitaga zigura. Ingoro hanini zabaga ari inyubako zitambirwamo ibitambo by'Imana nyinshi basengaga. By'umwihariko ingoro yareshyaga na metero zisaga 100 z'ubutumburuke yubakiwe Imana nkuru Marduk. Iyi nyubako bayitaga umuryango w'ijuru. Amazu 7 agerekeranye byari gitangaza muri iyo myaka, ku buryo bivugwa ko iyi ngoro ya Marduk muri Babyloni inibutsa n'ubundi bw'abantu bubakaga umunara muremure wa Babel uvugwa muri Bibiliya mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 1 kugera ku wa 9. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekera mu burasirazuba babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari. Barabwirana bati mureke tubumba amatafari tuyotse cyane, kandi bagira amatafari mu cyimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati mureke twiyubakira umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira isi yose. Iyubakwa ry'uyu munara wa Babel ryarangiranye n'icyago cyo kutumvikana, havuka indimi nshya, bananirwa kumvikana. Igikorwa cyo kuzamura inyubako kugera ku ijuru kirahagarara. N'ubu ijambo Babel
ubwaryo rikoreshwa mu kugaragaza ubwumvikane buke, gucangagikirwa n'imishinga migari inanirana. Ku butegetsi bw'umwami Amurabi, Babuloni yabaye umurwa w'ubwami bugari bwahuzaga Mesopotamia yose n'ibice binini ubu bibarizwa muri Iraq. Ubuhangange bw'ubwami bwa Babuloni no kwaguka kwabwo byasenye ubundi bwami bwinshi, bahindura bari batuye aho bacaga hose abacakara. Uko niko basenye ubwami bwa Isiraheli, Yerusalemu bayirambika hasi. Ingoro z'Imana ya Isiraheli n'iz'abami baho zirimburwa n'ingabo z'Abanyababiloni bayobowe na Nabucodonosor. Ni igikorwa cyakurikiranye abo muri Isiraheli imyaka myinshi cyane yakurikiyeho. Abayobozi baho n'abaturage batwarwa bunyago bajyanwe i Babuloni kugeza muri 539 ubwo Cyrus w'ubwami bw'Abaperse yasenyaga Babuloni, Abanya-Isiraheli bakabona gusubira iwabo. Muri Bibiliya n'ubundi yanditswe n'Abayahudi inagaruka cyane ku mateka yabo, amaganya yabo, urwango n'inzigo bagiriye Babuloni byuzuye muri Bibiliya. Urugero ruhambaye kurusha izindi ruboneka muri Zaburi y'137 aho bagiraga bati: twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni, ku biti by'uruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu, abatunyaze badushakagaho ibyishimo. Bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'iwanyu. Twaririmba dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Yerusalemu, ninkwibagirwa ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirwa gukora, n'ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa. Nintakwibuka Yerusalemu, nintagukunda Yerusalemu, nkakurutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Uwiteka, ibuka abana ba Edomu wa munsi w'i Yerusalemu. Nibo bavuze bati nimuhasenye muharimbure n'imfatizo zaho. Wa mukobwa w'i Babuloni we utazabura kurimburwa. Hazahirwa uzakwitura ibihwanye n'ibyo watugiriye. Hazahirwa uzafata abana bawe bato akabahonda ku rutare. Guhera ubwo Babuloni yagizwe n'Abayahudi ishyanga ry'icyaha rirwanya Imana n'abantu bayo. Mu gitabo cy'ibyahishuwe muri Bibiliya, Babuloni yitwa maraya w'akataraboneka wayobeje isi n'abategetsi bayo. Nubwo ari uko Babuloni igaragazwa muri Bibiliya, ariko wari we wese wagize aho ahanganira n'Abayahudi cyangwa kwemera kwabo mu isi yahise agirwa umwambari n'umufatanyabikorwa wa shitani mu isi. Uko niko Roma nayo yiswe Grande Babylone, Babuloni nkuru, biturutse ku mabi Roma ngo yagiriye abakristo ba mbere, Abaromani bayobowe na Titus wari ufatanijwe na Tiberius Julius Alexander, basenyeye Yerusalemu nabo muri 70 nyuma ya Yezu. Ni nuko isura yahawe Babuloni yatambutse ibinyagihumbi byinshi kugeza ubu. Babuloni bivuga imijyi y'icyaha, ahantu hamunzwe na ruswa, uburaya, ubujura n'ubusambanyi, cyangwa n'umuntu ku giti cye mu gihe afatwa nk'umuhemu n'umugizi wa nabi. Uwo mufite ibyo mutumvikanaho wese ni Babuloni. Hari n'abatari bake bafata umujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ko ariyo Babuloni nshya. Ibi nabyo bikagarukwaho cyane n'abakurikira imyizerere ya Rastafarianism, bihuza cyane n'umwami Haile Selassie, uwo nawe ugenda agahura n'Abanya-Isiraheli mu nkomoko ze. Ibyo bikaza rero nabyo bidatangaje cyane uburyo nabo baragwa urwango Abayahudi banze Babuloni, yewe niyo ntaho baba bahurira n'ibyo byose. Nabo ikibi, ibyago byose n'akababaro mwese bishyirwa kuri Babuloni. Mu njyana y'umuziki bisanisha cyane nawo. Uko niko abakurikira Rastafarianism basubiyemo inshuro zitabarika Zaburi y'137 mu ndirimbo zirimo izwi cyane Rivers of Babylon, aha mu njyana ya disco Bonnie M.
abarastafari. Akenshi iyo bavuga Babuloni baba bavuga muri rusange ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ibihugu babonamo ubuhangange bwo kuyobora isi, uko ibihe byagiye bisimburana byose ngo byigaruriraga Palestine, ngo babibonamo gukomeza kw'intambara zatangiranye n'itangiriro ry'ibihe guhera kuri Abel wahoraga buyera na mwene nyina Kahini watuye hamwe akubaka imijyi, ubuvumo n'imitamenwa ngo yihishemo umujinya w'Imana kuva ubwo yicaga umuvandimwe we. Ngo abatuye isi nuko bakomeje kubaho. Babuloni yakwitwa icyo ari cyo cyose n'uwo ari we wese. Babuloni nk'ubu ni n'izina abasore n'inkumi bahimba polisi mu birwa bya Antiye, kimwe no muri Réunion, bigaturuka kuba abapolisi ngo badasiba kubaceka mu gihe bagaragaje imyitwarire idahwitse cyangwa ngo bareke kubajugunya mu buruko. Kuri bo Babuloni n'inzego zishinzwe umutekano zabo. Nifashishije igitabo Bibiliya yera yandukuwe mu Kinyarwanda n'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, turagaruka ku nkomoko y'umuvumo ushyirwa kuri Babuloni n'urwango rw'abayahudi kuri uyu murwa w'ubwami bwa Mesopotamia, urwango n'ikimenyetso Babuloni yashyizweho kugeza amagingo aya. Reka duhere ku gitabo cya nyuma muri iyi Bibiliya, ibyahishuwe. Malayika wundi wa kabiri akurikiraho ati iraguye, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo riba ry'ubusambanyi bwabo. Ibyahishuwe umutwe wa 14 umurongo wa 8. Babuloni igaragazwa nk'umurwa wari ukungahaye cyane ariko ugomba kurimburwa. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita mu ntoki ze. Yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira mu isi. Nyuma yo kujyanwa bunyago bavanywe i Yerusalemu, Abanyayisiraheli bahoraga barira, basenga, bahekenya amenyo bategereje ko Babuloni igwa. Muri Bibiliya ntabwo ari ibyahishuwe gusa bivuga ku kugwa no gusenyuka k'ubwami bwa Babuloni. Manuka wicare mu mukungugu wa mwari w'i Babuloni we, wakuwe ku ntebe y'ubwami kuko utazongera kuvugwaho kudamaraye kandi kumenyereye kugubwa neza. Nuko komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe uko bingana, ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto bwawe, aho wenda bizagira icyo bikuvura. Ahari bizatuma unesha, imana zawe nyinshi zirakuruhije. Abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri kimwe n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba, cyo nibahaguruke bazagukiza ibizakubaho. Dore bazamera nk'ibishingwe umuriro batwike, ntibazikiza imbaraga z'ibirimi byawo. Bibiliya yanditswe n'abayahudi ntisiba kwegeka amabi yose yo mu isi kuri Babuloni, nko mu byahishuwe igice cya 18 ku murongo wa 24, ngo kandi ni muri uwo mudugudu, aho muri uwo mudugudu niho amaraso y'abahanuzi n'ayabera kimwe n'ayabiciwe mu isi yose yabonetse. Nyamara guhera mu kinyejana cya 18 hari abanditsi benshi barimo umufaransa Voltaire batangiye kunenga cyane isura abayobozi b'amadini ya Gikristo bifashishije Bibiliya bahaye Babuloni, nkaho bari bategereje ko Abanyayisiraheli bandika ibyiza ku bwami bwabatsinze bukanabagira abacakara, bakagaragaza ahubwo ko Babuloni umujyi ubwawo wari ihuriro ry'inshabwenge n'abayobozi kabuhariwe, bakaba abahanga bari bazi neza ibijyanye n'isanzure, ubuhanga bwa gisirikare, ubwubatsi, amateka n'amategeko. Ubuhanga barazi ibisekuru byakurikiyeho, bikaba ishingiro ry'ubumenyi butandukanye abantu banifashisha amagingo aya. Babuloni ariko nanone hagendewe ku nkuru zahavuzwe ifatwa nk'ikimenyetso cyiza ku mubare utari muto w'abaharanira kubungabunga ibidukikije, ahanini bigendeye ku busitani bivugwa ko bwari buhanitse mu kirere cya Babuloni rwagati mu butayu. Mu 1969 mu gitabo cye Le Jardin de Babulone, Bernard Charbonneau agaragaza ko ibihugu bigambiriye iterambere gusa, ibimera n'ibindi binyabuzima bigatsembwa nta hazaza bizagira. Mu 2005 Jean Drion muri filime ye Alerte à Babulone agaragaza ko teknoloji zigezweho zirimo kwifashisha ingufu za nucléaire, guhindura uturemangingo tw'ibimera n'amatungo hagambiriwe ingano nini y'umusaruro, byose ngo bikomeza kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abatuye isi muri rusange. Aha nawe yifashisha Babuloni. Uvanyeho ubuhangange bw'ubwami bwa Mesopotamia n'ubusanzwe Babuloni yamamajwe cyane n'iyubakwa ry'umunara wa Babel, ariko ahanini Babuloni
yagarutsweho cyane nyuma yo gusenya Yerusalemu no gutwara abanyayisiraheli bunyago muri 597 na 587 mbere ya Yezu. Ubuhanuzi bwa Yeremiya na Ezekiel muri Bibiliya bwanditswe muri rusange bwumvisha abanyayisiraheli umujinya n'uburakari bw'Imana kuri Babuloni, cyane ko uyu muhanuzi Ezekiel uwo bwari no mu bajyanywe bunyago i Babuloni. Umujyi wa Babuloni wabaye muri Mesopotamia y'amajyepfo guhera mu kinyagihumbi cya kabiri, buza kugwa muri 539 mbere ya Yezu, busenywa n'umwami Cyrus wa kabiri w'Abaperse. Uvanyeho uburyo ibitabo byanditswe kera cyane bibigarukaho, kimwe by'umwihariko n'ibijyanye n'amadini, ntabwo Babuloni umurage yasize muri rusange ari uko kuba umujyi w'icyaha n'ubwami bw'ubuyobe, nubwo akenshi bo bahuza Babuloni n'ibindi byinshi, rimwe bakagaragaza ko Babuloni ivugwa atari iyi ngiyi, ari idini ry'ikinyoma ahubwo ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko ubwami bwa Babuloni mw'isi si uyu murage bwasize kuko bwadukanye ubuhanga, bwasize umurage w'ubumenyi kuri science, ubuzima bwa muntu bushingiyeho magingo aya. Mu gitabo La naissance de la science cya André Pichot agaragaza ko science, ubumenyi n'ubuhanga, aho abantu bitegereza bakamenya impamvu itera igikorwa runaka, guhuza iki na kiriya bikabyara ikindi, nta kwibeshya cyangwa gutegereza impanuka n'amahirwe. Ibi byose ngo byatangiriye Babuloni n'ubwami bwa Mesopotamia muri rusange ahagana mu mwaka wa 3500 mbere ya Yezu. Abanyababiloni muri ibyo bihe bari bazi kubyaza ibyuma ibikoresho bitandukanye, ubutabire, tekiniki zo kuzamura amazi mu mibande ajyanwa mu misozi no kuhira imyaka, ariko by'akarusho nabo bazanye bwa mbere inyandiko. Ni nako muri iyo myaka ya kera cyane abanyababiloni bari bazi no kwandika imibare ishyirwamo n'ibice kugeza hafi ku buryo ikorwa magingo aya. Abanyababiloni nibo batangije mu isi ubuhanga bwa metrology, ibipimo bitibeshya, arithmetic, kubara bijyanye nuko gushyira ibimenyetso hagati y'imibare, bikaba gukuba, kugabanya, guteranya ndetse n'ibindi bitandukanye, kimwe n'ibindi bisanzwe bitorohera benshi mu mibare nka za puissance, racine, carre, cubique n'ama equation. Byose abanyababiloni bari babizi neza muri iyo myaka ya kure mbere ya Yezu. Babuloni yaje kugirwa ishyanga ritindi, ku bandi niyo soko y'ubumenyi nka geometry, higwa ibinyampande, cyangwa astronomy, higwa isanzure. Ibi byose abanyababiloni bari mu babanje kubigerageza no kubyiga mbere y'abandi mwese. Mu bindi byinshi byahimbwe n'abanyababiloni harimo n'amategeko yanditse hagenga imyitwarire n'ituze muri rubanda. Ahagana mu 730 mbere ya Yezu nibwo umwami wa Babuloni Hammurabi yashyize ahagaragara amategeko yiswe Code de Hammurabi, la loi du talion, lex talionis, yafashwe nk'icyitwa retributive justice, ubutabera bushingiye ku guhora no guhana icyaha cyagiriwe runaka mu buryo bungana. Wavanamo umuntu ijisho nawe iryawe rikavanwamo, wamuhongora iryinyo gusa nawe iryawe rikamenwa. Ibi kuri benshi byafashwe nk'ubugome ku banyababiloni, ariko muri ibyo bihe bya kera cyane bitagiraga n'amategeko, birashoboka cyane ko ibi byazanye kubahana no kwirinda urugomo urwo arirwo rwose, kandi ntabwo bitandukanye cyane n'ibiri muri Torah na Bibiliya. Ndetse Babuloni niyo ya mbere yazaniye isi igitabo cya mbere cy'amategeko hana. Urugero kuri Bibiliya ni nko mu gitabo cyo kuva ku mutwe 21 guhera ku murongo 22. Kandi abantu nibarwana bakababaza umugore utwite akavamo inda ariko ntagire ikindaba, ntazabure kuriha icyo umugabo w'uwo mugore abarihishije cyose, azarihe nk'uko abacamanza bategetse. Ariko nagira ikindaba uzategeke ko ubugingo buhorerwa ubundi, ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, ikiganza gihorerwa ikindi, ikirenge gihorerwa ikindi, ubushye buhorerwa ubundi, uruguma ruhorerwa urundi, umubyimba buhorerwa undi. Aya niyo mategeko yariho mu bihe byo hambere, ariko uko ibihe byagiye bikomeza gusimburana niko hajeho andi mategeko adasa nashingiye ku guhora gusa. Abantu bagiye bigishwa no kubabarirana, ndetse uretse n'amategeko gusa n'imyemerere bibatoza kumvikana no kubabarira. Mu isezerano rishya n'ubundi muri Bibiliya ibi byasubiwemo. Matayo 5 umurongo wa 38. Numvise ko byavuzwe ko ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rigahorerwa irindi, ariko jyeweho ndababwira kutazabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Uzashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitera utware. Aho hanavuye ingingo ikomeye yigwaho mu myitwarire y'abantu kugeza ubu, turning the other cheek theory, cyangwa offering one's cheek. Ninde witeguye kubikora? Muri rusange bikagaragara ko mu mateka amategeko ya Hammurabi
adahagije ngo bigaragare ko Babuloni wari umurwa w'ikibi n'ubuturo bw'abagome niko amategeko yari ateye muri ibyo bihe. Dans l'histoire, c'est la première grande capitale internationale avec des monuments absolument gigantesques. Et de ce point de vue-là, Babylone a concentré en quelque sorte sur elle-même tout l'héritage du Proche-Orient, en particulier mésopotamien. Nk'uko Francis Johannes mwarimu w'amateka yo mu bihe bya mbere ya Yezu muri kaminuza ya Paris yabigarukaho, Babylone wari umurwa w'ubutunzi buhambaye. Sébastien Allard yahoze kuri igice cyo gusigasira ibirango by'amateka mu nzu ndangamurage ya Louvre rwagati mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Babylone renvoie d'un côté à la Bible, qui est le fond. Babuloni hagendewe kuri Bibiliya yafashe isura y'umujyi wavumwe kuko Babuloni yasenye Yerusalemu itwara abanyayisiraheli bunyago. Babuloni yari umurwa mukuru w'isi, ariko w'isi y'ikibi, ikinyuranyo cya Yerusalemu hagendewe kuri Bibiliya. Par rapport à Jérusalem, donc un centre du monde du mal en réalité. Donc la malédiction est originelle. Nasser Razal akuriye ikigo ndangamuco w'abanya-Iraq. Nous sommes un pays de guerre, de tuerie. Turi igihugu cy'intambara zidashira, igihugu cy'ubwicanyi buhoraho, igihugu cyasubiye inyuma kandi ari twe twazaniye isi ubuhanga bwo kwandika, imibare, ubutabire, ubwubatsi, ubuhanga bwo guhinga. Nitwe shyanga ryubatse imibereho itandukanye uyu munsi ikiremwa muntu kigenderaho. Twanditse igitabo cya mbere mu isi cy'amategeko ahana. Ubu twataye intege kubera ibibazo tudasibamo. Nous avons rétrogradé à cause de notre situation, de nos problèmes. Jean-Claude Morgeron mu ishuri ry'ubushakashatsi ku mateka rya Paris. Le gouvernement de Saddam Hussein a voulu essayer de recréer le mythe de Babylone. Guverinoma ya Saddam Hussein yagerageje kongera kwigana ubuhangange bwa Babuloni. Saddam yongera kubaka Babuloni, ibikuta birebire by'amatafari yanditseho izina rye, ari nko kugira ati njyewe Saddam dore nongeye guhagarika Babuloni nije Nabukadinezari muri ibi bihe. Ibi si byo kuko buriya byinshi mu birango by'amateka biteshwa agaciro burundu n'ubusazi bw'abantu. Ntabwo ari Saddam Hussein gusa mu kwigira abantu badasanzwe n'abanyabubasha b'igitangaza. Babuloni rero yo ahazaza hayo si impabona mu nzira nziza. C'est la folie des hommes dans ce jeu de puissance, de rivalité auquel nous assistons. Alors, le sort de Babylone, pour le moment, je le vois pas sous de beaux auspices. Babylone ngibi byinshi mu bivugwa mu mateka y'uyu murwa mukuru w'ubwami bwa Mesopotamia bwasenyutse muri 539 mbere ya Yezu. N'ubu Babylone ikaba ikivugwa amagingo ya inahuzwa n'ibirango n'ibimenyetso bitabarika. Buri wese yifitiye Babylone ye nuko ayumva. Babylone yawe